Mwiriwe neza. Abandi muri aho duherukana kera cyane. Hari abari hano bavutse icyo gihe mperukana na bamwe muri mwe. Ubwo nabo bishimye kuba turi kumwe nawe. Mu by'ukuri uyu munsi ntabwo nifuje kuba nasoma disikuru. Ntabwo ari umunsi wa disikuru. Ngira ngo ni umugoroba w'ikiganiro. Ngira ngo tuganire. Ikiganiro turi bugire ndababwiramo ibintu bike by'ubuzima, by'imibereho abantu bashobora iyo babishatse. Buri wese afite ubuzima anyuramo, yashaka akabuvanamo isomo, yaba atabishatse nabwo bikaba byapfa ubusa. Kenshi niko bigenda. Ariko ndagira ngo mbanze mpere ku gushimira abayobozi bakuru bo mu nzego za leta igihugu cyacu hano. Ndashimira rero n'abagize uyu muryango Unity Club. Ndabashimira mwese kubera ko uwo muryango mwawuhaye agaciro, mwawutumye ndetse uwo muryango ugira uruhare mu myubakire y'igihugu cyacu. Hari byinshi byakozwe ndetse bitanagaragarira amaso uwo mwanya, biboneka ari uko wabanje kubitekereza cyangwa ukabisesengura. Ibyo ndetse n'ibyo cyane cyane byagiye byubaka. Ibitagaragara usanga ahantu hose cyangwa ureba n'amaso nibyo usanga byubaka cyane. Ndagira ngo ariko nshimire n'abo namwe mwagejejeho ishimwe, abo tumaze kumurikirwa mu kanya gashize kubera ibikorwa byabo by'ingenzi byabaranze mu mateka y'igihugu cyacu. Nanjye nagira ngo nongereho kubashimira. Igituma duteraniye hano cyangwa se icyo nibwira umuryango wa Unity Club wubakiraho, iryo zina ry'umuryango ni ikintu gikomeye gifite agaciro. Umuryango biba bivuze ubundi umuntu yahera ku muntu ku giti cye, ariko umuntu akomoka mu muryango cyangwa agira umuryango. Ni ukuvuga rero ngo umuryango urubaka, umuryango urarera, umuryango urakura. Ibyo byose bikavamo umuryango munini utari wa wundi mutoya w'abantu bake, babiri, batatu, ukaba igihugu nacyo ushatse wakireba nk'umuryango. Society
ni imiryango ihura ikaba umuryango mugari. Byose rero bifite uko bihererekanya ikibiranga. Hari ikiranga umuntu, ikiranga umuryango, hari ikiranga igihugu. Bifitanye isano. Umuryango wa Unity Club rero ni umuryango uranga igihugu, umuryango wakuze uvuye ku muntu umwe, ntabwo bikiri umuntu umwe, ntabwo bikiri umuryango w'umuntu umwe, ni umuryango w'abanyagihugu, cyane cyane mu buryo bw'imitekerereze, mu buryo bw'imyumvire, y'imibereho, bitanga icyerekezo ndetse kiyobora byinshi mu gihugu cyacu. Ni nacyo cyatumye mbiheraho kubishimira abagize icyo gitekerezo, abagikomeje. Tukaba tumaze imyaka itari mike bwa 15 bara buri mwaka. Ni byiza rero. Mu buzima bw'igihugu, mu muryango w'igihugu, mu buryo buhambaye buteye imbere, niho abantu bajya muri politiki. Politiki bikaba demokarasi, bikaba ibintu byinshi. Iyo mvugo cyangwa se iyo myumvire ni amajyambere, niba bigezweho uko. Ariko na mbere yabyo uko byaduka, abantu bariho, imiryango yabagaho, n'ibihugu mu bundi buryo butari wenda ubu ngubu bw'imipaka n'iki, nabwo wavuga ko byari biriho. Muri ibyo by'aho tugeze muri iki gihe, ni byiza, bifite icyo byongeraho mu buzima, byongera ku buzima bw'abantu, ariko ntibihindura kamere n'umuco by'abantu. Kamere n'umuco ni wo musingi w'imiryango, ni wo musingi w'ibihugu. Ni nabyo muhora mwumva, haba hari ibiganiro byinshi by'impaka, abantu ukuntu babaho n'iki, birirwa turwana hirya no hino, wo mu kindi gihugu akakubwira ko ukwiye kubaho utya, ukamubwira uti ariko nanjye nsanzweho n'ubundi mfite uko ndiho, nuko tugahora muri izo ntambara. Ibyo ntacyo bitwaye, abantu bahora bazirwana. Ku Rwanda rero niho ndi bwibande, kuri twe, kuko ndabiganisha ku byo numvise mwagiye muganira by'imibereho y'Abanyarwanda, by'imiryango y'Abanyarwanda, ndetse n'ejo hazaza uko abantu bakwiriye kuba bameze. Niyo mpamvu muvuga iby'urubyiruko, imico, uko ya miryango ikwiye kuba irera abacu, wenda bihereye n'uko twarizwe natwe. Dufite abo turera ubu, nabo bafite abo bazarera ejo.
bityo igihugu, imiryango n'abantu bikagera kure. Hari ibintu byinshi nashaka kuza gutangaho ingero, ndagerageza kubihina. Buri muntu wese uri hano n'abatari hano ndetse, buri muntu afite icyo yavuga kijyanye n'ubuzima bwe. Buri wese hano byamubayeho, byamugizeho ingaruka mbi, cyangwa se byamuteye imbaraga kuba muzima, akaba umuntu muzima, ari naho n'imiryango yahera ikaba mizima, ndetse n'igihugu ndetse kikaba cyaba kizima. Njya nibuka muri uru rugendo rwo gushyiraho Unity Club, rwari rufite aho rwatangiriye. U Rwanda rwacu rufite amateka arimo ibyiciro byinshi. Hari ibyo nzi, hari ibyo ntumva neza byabayeho mbere yanjye, hari byabayeho ndi umwana, hari byabayeho nkuze, hari biriho n'ubu ngubu. Icyo nshaka kubiheraho, naza gutanga ingero nk'ebyiri eshatu, cyangwa tubona umwanya ndakomeza. Reka mbanze mpere njyewe ku rugendo rwanjye nk'umuntu. Ndi umwana muto, bamwe hano bagomba kuba banzi, ntabwo ari benshi, bagomba kuba ari bake bari mu myaka nk'iyanjye bashobora kumenya ibyo ngibyo. Twabaye impunzi, umuryango wanjye warahunze mfite imyaka 4 aho ngaho. Cyangwa se niba yarirenzeho mikeya. Duhunga uko abantu bose bahungaga. Iyo abantu bahunga nta nubwo babanza ngo bajye inama. Umwe afata inzira y'undi agafata iyindi, wenda bagira amahirwe bakazagera aho bahurira. Data we yanyuze i Burundi, arakomeza anyura muri Kongo, i Bukavu, anyura Goma, arakomeza duhurira i Bugande ahantu hitwa Kamwezi, hakurya y'umupaka hariya. Maze amateka ni ikintu cyiza cyane, kandi isi ubanza ari ntoya cyane. Ahantu twashyikiye bwa mbere muri Uganda twambutse umupaka, hakurya y'umupaka ha Kamwezi, ni iwabo w'umuntu wahoze ari Chief Justice hano mu Rwanda, Rugege muramwibuka, Sam Rugege. Ise nawe Rugege twambutse umupaka
twakodesheje inzu ye ntabwo nanjye nishyizemo ngo twarakodesheje iyo ntabwo nari mpari gusa ariko bakodesheje ntabwo mbarwamo niho twabaye igihe mbere y'uko tujyanwa mu kampu muri ahantu za Isingiro bitaga Nshungerezi niho twabanje tuvuye aho nyuma yaho tujya Toro naho hirya gato icyo nshaka kuvuga ubwo ibindi ndagenda mbisimbuka ariko muri urwo rugendo rwo mu mpunzi turi muri Toro nyine aho ngaho hari abandi twabanye muri izo mpunzi bashobora kuba bari hano hari ibintu bibiri wenda biraza kubasetsa ariko birimo isomo ibindi birababaje ibyo ntabwo ari bishekeje icya mbere njye nk'umwana muto ikintu nahigiye kandi nkigiye umuryango mbese kigahora kiza mu mutwe kurinda ngeze iyi myaka nari kumwe na data umbyara yagiye gusura abantu b'impunzi bandi hirya aho twari dutuye tugaruka tugarutse mu rugo dusanga ahantu hari abahigi abatoro barahigaga baribazaga kuko twari mu mashyamba kaza bahiga bategaga ibintu ubutimba babyita iki mu Kinyarwanda nets hari irindi jambo ry'Ikinyarwanda ubutimba ni ntabwo numva inshundura yari imitego ariko y'imigozi imitego y'imigozi noneho bagahinda inyamaswa zikagenda zigategwa n'aya migozi zikagwamo imigozi ikazihambira bakaza so tugenda tunyuraho dusanga aho abahigi bari ndetse bavumbura inyamaswa iriruka agasha gasimbuka ya migozi ntiyagafata ariko ubwo amacumu mu kirere bashaka kugatera amacumu noneho karabisimbuka kiruka kajya mu kampu aho twaganaga so data icyo gihe arambwira turareba aka kanyamaswa gacitse bariya abantu bagahigaga ati buriya ati ntuzi ko dufite ibibazo mu mpunzi hano tutagira n'ibyo kurya ati buriya tugeze mu rugo tugasanga kinjiye mu nzu kahungiye mu nzu yacu tuzi ko nta burenganzira dufite bwo kugafata ngo tukabage tukarye kubera ko dushonze nkamubaza nti kuki usibye ibyo ati nta nubwo twagafata ngo tugahe bariya bagahigaga bari bagakurikiye kacitse ati icyo dukwiriye gukora icyo twakora ni ukukareka kagenda kakazaba kagwa ku bandi buri gihe
icyo kintu cyakomeza kukinza mu mutwe kugeza n'uyu munsi. Kuko cyari gifite uburemere buvuga ati ntabwo si inyamaswa twahize, yacitse, irahungisha ubuzima bwayo, igize amahirwe icitse abayihigaga, yinjiye mu rugo. Ntabwo ni ukuvuga ngo twaba dukoze ishyano, uwo mugayo ntitwawukira wo kwica iyo nyamaswa yacitse abayihigaga, reka izagenda igwa ahandi itaguye kuri twebwe. ubwo urumva ni ku nyamaswa, ariko noneho ku bantu byo bigomba kuba bifite uburemere bwinshi burenze. Ubwo icyo gihe ubwo data bambwiraga ibyo, yashaje mfite imyaka mikeya muri 72. Ariko mu byamwishe nabyo sinzi ko harimo, ndaza kubabwira sitore nyine nayishekeje. We nta nubwo ari ukuvuga ko yari umunebwe cyangwa ngo ni iki. In fact ahenshi aho yagiye aba impunzi zatoraga abantu baziyobora, iteka aho yabaga ari bamutoraga kuba umuyobozi wabo. Ariko byamwishe nubwo yagize uburwayi nk'uko abantu barwara bakagira, ariko bifite ahandi byakomotse. Aho byakomotse nicyo mu Cyongereza bakwita kuba broken. Impamvu ni iyi: hari bamwe babizi hano, mwigize mwumva, muzi ikintu bitaga cyangwa n'uburi ko bacyita, sinzi abagifite ubu, trafipro. Murayizi trafipro? Mwarayumvise? Burya trafipro ni iya data, niwe wayubatse, niwe wayishinze muri 55. Amateka ni igitangaza, bifite n'ibipapuro byabo by'abantu b'icyo gihe na sinya iriho. Ariko baje kuyimwambura muri aya mateka y'u Rwanda. Bamwe bayungukiyemo, bayibenyemo, baracyariho, bamwe barahari. Hari n'abo nagerageje kwegera ngo mbabaze n'ayo mateka bakampunga, ahubwo ntibashake kuyambwira. Ariko hari n'abandi bayambwiye. Ariko harimo abantu bamwe mushobora kuba muzi. Ubwo data amaze kuyishinga yasoshetinze, yashyizemo abantu bitwa, hari umugabo witwa Gaposho, ngira ngo bamwe muramuzi. Se yitwa Mbuguje, akaba Murara ntabanza atakiriho. N'abandi yayishinze, nibo bayishinze, n'amafaranga arahari yayishyizemo, n'abandi ko yabazanye mu rutonde rwabo bari nka 7. Abo nibuka nabo 2, Mbuguje na Murara. Igihe cy'ubukoroni abantu kwa Bakayibanda n'Ababiligi n'Abasuwisi barayifata, yari yayubatse, bayimwambuye muri 58 cyangwa 9, 58 ngira ngo.
irakura abayizi kera nabwo muri 77 78 itangira naje hano mu Rwanda njya mu iduka rimwe rya Trafipro barako aya mateka nayo narayumvise gusa kureba ibirimo usanga baragurishamo ibintu byinshi amakarayi amabesene amasabune ibintu byose ngira ngo byagurishwagamo so kuba yaratwaraga nk'ibyo hanyuma yacuruzaga n'ikawa yacuruzaga ikawa exporting so yari entrepreneur yes by any standard. Now story rero nza kubagereraho ni ubwo turi mu mpunzi and how he was broken yisanze mu buzima mu mutwe we yumvaga ntacyo yagukorera kugira ngo abubemo ahubwo yahitamo gupfa. What does it mean? Icyo bivuze ni iki? Mama we nawe ntabyo yari amenyereye ariko yafashe isuka arahinga kugira ngo tubeho. Data biramunanira avuga ati ntabwo nahinga simbizi sinzanabigerageza njyewe kwanza byabaga byabonetse yarabanza akareka twebwe nk'ubu bati njyewe niyo ntagira ikintunga gitunga umubiri wanjye nkapfa amuhape. Now hakaba hari umuntu twari duturanye w'umusaza abantu bamwe wenda hano baramuzi hari umugabo witwaga n'izina rye ndabwibuka umusaza nawe wari umeze neza bwo mu Rwanda kera nk'ibyo yitwaga Burasa. Twari duturanye akajya abwira data ngo we ntabwo azapfa nkawe ngo agiye kugerageza ahinge. Aramubwira ati gerageza ati rwose kandi ntuzangaburire nzicwe n'inzara ntabwo nzajya ibyo kurya byawe wahinze. Uwo mugabo atangira kujya kwiga guhinga rero aragenda yari kumwe n'abandi n'umugore barahinga muzi ibintu bita amayogi those small hills bashyiramo imigozi y'ibijumba. We arahinga amaguru ye ahagaze hamwe ya mayogi aguma yirundaho ibutaka hanyuma aza kunanirwa kuvamo rero. Ariko akakomeza agahinga akabona abandi bo barakomeza baravamo. Ageze aho ahamagara umugore we n'abandi bari kumwe bahinga avuze induru arirahira ngira ngo yarahiga niba ari Kitatire niba ari nde ati avuga izina rya data ati yarambwiye ati none kambayeho ati so hagombye kujya abantu kujya kumuvanamo kuko ntabwo yari azi kwavamo yatabye amaguru ye yombi ageze hejuru y'amavi yageze amayogi akababaza ati ariko mwe muvamo mute so
icyo gihe then my father nibwo yamubwiraga atari ko ati nibi wambwiraga ati sinabwiye ko ibyo kurya byawe ntabirya ati ubu hari ibizera aha ngaha waheze keretse niba ari wowe uzeramo kuko niwe so ariko we rwose gave up ubwo ko ntabyo azakora and I think in the end bigomba kuba byaragize effect. Ibi byose ndabivugira iki cyangwa icyatumye mbibabwira ni iki mu buzima bw'umuntu mu buzima bw'umuryango mu buzima bw'igihugu harimo ingorane nyinshi wahitamo guhangana nazo ukora ibishoboka byose n'ibyo utaruzi n'ibyo utigeze n'ibyo wenda bikakugeza ku wundi munsi ku kindi gihe bigatuma ugera ku bindi cyangwa se bishobora no gutuma ukora ibibi bidakwiye wenda niyo byakurengereza iminsi byakurenza iminsi imbere ikibi wakoze kikahagusanga ubwo hagati aho abandi baba babiguyemo nabo wenda ntibagire uko bangana cyangwa se icya gatatu ushobora kwiheba ukavaho uti jyewe n'ubundi ntacyo nakora ntacyo bimaze ukabigwamo nyine ni ukuvuga rero ngo iteka abantu bagira amahitamo buri gihe buri mwaka buri myaka 3 buri 5 buri 10 buri y'ubuzima bwacu twese tugira ibyo duhura nabyo bikujegezwa bigatuma uvuga utari ko ibi nahangana nabyo nte nabinyuramo nte ndetse bitari ibyo gusa nkigirira akamaro ariko nkaba nakabagirira n'umuryango cyangwa n'abandi ni ubuzima bw'amahitamo iteka ngomba guhitamo nicyo rero iteka kenshi mbwira abantu uburyo bwiza bwo guhitamo ntabwo ari ugutegereza ukubwira ukubaza wowe uribaza urivugisha you have a conversation with yourself iteka hora upima wipima nk'umuntu waba yipima temperature agapima umuriro we ukuntu umeze cyangwa agapima umutima we ukuntu utera uripima kandi iyo wipima nibwo umenya ukuri iyo ushaka ko abandi bagupima uhora wibwira ko bakubeshya cyangwa se banakugirira nabi cyangwa se bituma n'umuntu avuga atari ku wowe urambwira kuki urinde bituma ndetse abantu kenshi baba defensive niyo umuntu akubwiye ukuri kukureba akenshi iyo bitari byiza iyo ari undi muntu ubikubwiye ni intambara haba impaka nyinshi zitari ngombwa ariko iyo ari wowe wibwira iyo ari wowe wipima wibwira
warakarira ndetse atari wowe. Ibyo rero bikavamo ko ushobora guhitamo kubikosora ukajya mu nzira nzima, cyangwa se ukibeshya ugahitamo nabi, ingaruka ukazaba uhura nazo imbere. Ariko iteka umuntu wese afite amahirwe yo kuba yakwibwira ukuri, agahangana n'uko kuri muri we, bitagombye guturuka mu wundi muntu. Ibyo ni byo bigira akamaro cyane cyane. Iyo bitegereje ko ugomba kubwirwa n'undi muntu, habamo ibibazo nyine. Nibyo rero twagiye duhura nabyo muri iyi nzira ya Unity Club. Ndibuka nanone muri leta, mu gavumenti ya mbere twagize guhera 1994, hari ibintu byinshi bigeragezo byinshi, ariko abagiye muri guverinoma icyo gihe, sinzi hano bagomba kuba atari benshi cyane, ariko barabizi. Bikajyamo n'amateka mabi yacu ya kera, bikavanga n'amatwara mashya, twasaga mbese twari nko gukirana, n'indi uri hasi n'indi uri hejuru, tukigaragura mu kabineti, guhera kuri perezida icyo gihe kugera kuri minisitiri uwo ari we wese. Ndibuka rimwe, hari inshuro nyinshi, hari umuntu wigeze kuntera mu biro byanjye, umuhungu wa Rukeba. Rukeba muramuzi cyangwa muramwumva? Arantera mu ofisi yanjye, baraza barambwira ngo umuhungu wa Rukeba, wari perezida wa runari cyangwa se wari muri runari, sinzi niba ari perezida cyangwa yari iki, ugomba kumubona. Rwose ntimumuzane, kandi nta ntambara nshaka na Rukeba, nimumwihutishe mumuzane. Intambara zo mfite zirahagije, ntabwo nshaka kongeraho iya Rukeba. Baramuzana, ajya hangera mu mateka, arangije arambwira ati izi ngabo zawe uyobora, atuzi ko ari izanjye? Ntabyo narinzi. Ati ni ingabo zanjye, noneho ajya mu mateka ya runara, ajya mu shyirahamwe. Ntabwo nari kujya mbabarire, amateka ya runara ntabwo nari nyazi, ntabwo. Ati aba bose akambwira abantu bamwe, akambwira ba se babo, abana. Ariko twebwe narizi ko turi Rwandese Patriotic Front. Iyi ikaba ari ame ikomoka. Ati se Rwandese Patriotic Front ituruka he, ikomoka he? Mubwira amateka narinzi ya RPF. Ati abo bose uvuga nitwe. Ariko biba ibintu by'impaka ndende, ntese ntoke, reka nemere ko ari ingabo zawe, tubigere turashaka iki?
ati ndashaka nyine ko runari igomba kubona umwanya wayo kubera ko mwakoresheje ingabo zayo nko kuvuga ati nanjye ndashaka umwanya hano mwicaye abisubiramo. Hari n'umugabo wankoreraga icyo gihe wajyaga akora translation yitwaga ni Semaragiti Semaragiti naho ubwo ngo aza kundeba yabanje kuko nakoreraga ahantu hari muri Nyarugenge ngira ngo so ndi hejuru ku floor yo hejuru uwo Samaragiti arambwira ati ni ikimenyimenyi ati abantu bamwe bagukorera bose ati ni Leonard ni abantu banjye nti nkande ati witwa Samaragiti ugukorera hano ati rero Samaragiti nawe ni boss wanjye buriya uri boss wanjye Samaragiti ariko ngeze aho ndamubwira reka nkorohereze urashaka iki amaze kumbwira ibyo ngibyo ndamubwira nti rero yewe niteguye kuguha ingabo zawe ukazitwara aho ushaka. Ndamubwira nti banza uhere kuri Samaragiti umutware ugende mujyana aho ushaka hanyuma n'abandi basirikare unyishyuza nabo uzanzanira amazina yabo nabo mbaguha wajyana. Hari ikindi unshakaho? Ni nko kumbwira ati rega nawe ugomba kunyoboka. Ubwo byari intangiriro haza kuba ibindi birushijeho hanyuma. Ubwo mu nama mu cabinet abantu baza bagambanye sinabimenya n'iki ariko ninde wari uri mu cabinet icyo gihe waba ari hano cabinet ya mbere wari urimo na Karemera ngira ngo Karemera ari hano cyangwa ntawe nawe wari uri mu ya mbere ubwo barabyibuka baraza kunyongereraho ibyo ntaza kwibuka cyangwa ibyo ndi buvuge ku buryo butari bwo. Hanyuma tugeze mu cabinet naho abantu bagiye hari conspiracy abantu babanje kubishyira ku murongo ibyo biri bugende. Ubwo perezida yarabaga twicaye Bizimungu icyo gihe hagati iruhande mwicaye iburyo hakurikiyeho Twagiramungu hirya hariho Kanyarengwe then hakurikiyeho hirya Sendashonga ndabibuka uko bari bakurikiranye mu cabinet harimo twaga Nkubito wabaye Minister wa Justice ni Nkubito bityo ndabibuka uko bari bicaye bakurikiranye. Tugeze mu cabinet haza item kuri agenda ubundi twagezwagaho agenda turi buganire haza kuza ko hari dosiye izanwa na Minister wa Interior Sendashonga. Dosiye iza kuba iya Rukeba na Runari. Ngenda bihorera kuko yari yangezeho namubwiye ibyo namubwiye ndicecekera. Cabinet irashyuha abantu babanza kuko Runari tugomba hari ibyayo tugomba kuyiha ariko ubwo plan yari ukuzana confusion
muri cabinet ndetse no mu the whole. Ubwo harimo abantu bavuga ariko RPF tuzayikira, ariko buri gishobora kubisenya nuko twayishyiramo amacakubiri tukateranya abantu. Ubwo niyo yari plan. So baravuga baraheranya Kanyarengwe atari ko nibyo ati nibyo ati dosiye ati ibintu biratunganya atarya ati seta ati tubwira ati bimeze bite. Yari afite fayiro arayifungura asoma ibintu mbese ukuntu bakwiye kuzanamo nabo bagashyiramo bakazana abantu muri leta bakagira runari. Kanyarengwe aramwakira, Twagiramungu aramwakira, nuko n'abandi bankubita baramwakira hanyuma hari abahanyanyaje bagerageza kugira ibyo bavuga barakubitwa kweri. Ngira ngo hari bihozagara leta sinzi byavuze baramwakira barakubita batereka ceceka. Hakurikiraho Karemera barahonda. Sinzi abandi bagize vuba batari ko ibi bintu muzanye iki gihe batereka ariko ubwo Bizimungu arashecetse perezida. Byatinze mbaza perezida ariko perezida uravuga iki intambara ziri hano mu cabinet abantu bahererekanya wowe urabitekereza ute? Ati nanjye nuko mbibona. Ndeba mpera kuri Kanyarengwe kandi ubwo yari umuyobozi mukuru wa RPF. Habaza ariko Kanyarengwe nawe hanyuma se Twagiramungu ubu Twagiramungu na Kanyarengwe na Kayibanda nimwe mugiye kurwana intambara z'abatutsi na runari. Iyo cynicism murazana y'icyaha ngaha. Why don't you just shut up? Ni mwebwe mugiye kuzana ibi ngibi. Mbaza president dukiranurega ntubu nawe se uremeranya nabo? Asa n'ucisha make ngira ngo abonye ndabona ariko Kanyari ni cynicism mu cabinet mwazanye. You're just being cynical muri abantu ubu inzira turimo yo kuva muri aya mateka mabi no kugira ngo dutere mwadushubije inyuma imyaka yose na politike yayo. Ubu niho mwagiye twicare tubatega amatwi dukurikize ibyo muriho mutubwira. Ntabwo kandi muri abayobozi mwitwa ko muri abayobozi b'iki gihugu abantu babatezaho amaso. Ubu inzira mudutwaramo niyi. Ubwo ariko bigeze aho ndababwira nti rero ubundi nta kibazo ngera cya to respect people. I respect myself, I respect people. Nabwo ariko ubu ngiye gukora ibintu bimwe bitasounding respectful. Kuko hari perezida yicaye hano, abandi abayobozi bakuru mwicaye hano, cabinet mwaho mwayigize ubusa mwatushaye muri politiki. Nabwo yewe ntabwo nakwemera ko amaraso yamenetse y'abantu barwanye turahamba bishwe muri mateka mabi ntituranabamenya. Abanyarwanda barashize n'abarwanaga nabo abenshi babiguyemo. Twe turi aha ngaha twasagutse ku mahirwe
tugiye kwicara aha mujyaho mutobange igihugu, mutobange abantu, mutobange niba mushaka indi ntambara, we are going to fight it. You cannot do it. Nababwira nisi ndababwira kuko yewe nari vice president icyo gihe, nari umukuru w'ingabo, nari nkwiye no kuba nceceka nkumva ibyo perezida yemeje, byaba byo bitaba byo, ni perezida. Ariko icyo gihe kubera investment of flesh and blood, and I cannot. Icyo gihe ntabwo hari abantu baba shy, bagira bate. When it comes to certain things, there is no being shy. Nta soni ngo birangiriraho. So ndababwira forget about it. Ariko urabona icyo navugaga ko cyo kugeraho sounding uba nkaho utubaha abantu cyangwa n'abakuru bakurenze. Icyo navugaga ni uko nababwira ntibishoboka, kandi ubwo ndabivuga ndi vice president, hari perezida. Ubundi bigaragara ko ngomba kuba ntarubashye inama cyangwa wari unyoboye icyo gihe. Ariko kubera ubuzima bw'igihugu bwacu bw'abakiriho, kubera ikibi cyagombaga guhinduka, aho ngaho nta kundi byagombaga kugenda. Na nyuma yaho bindi byinshi nabwo niba bibuka, ubwo maze iminsi ndara amajoro ngenda igihugu cyose, nza kuva Karongi Kibuye muri 1996, 1995 ubwo twagiraga inama hariya muri ya nzu ya kera bayitaga iyihe, ahantu hari Jari Club, ariko imbere yaho hari iki Senkijuriye. Ubwo naje nazindutse, maze icyumweru ntarakandagira hano, ntaragera no mu rugo. Turi mu ntambara z'abacengezi bava hakurya cyangwa bisha abantu bari hakurya y'amazi muri Kongo na hehe. Ndaza nkigeraho ubwo nsanga hari cabinet muri icyo gitondo, ndagenda nyijyamo uko nakabaye, nayimeze ngira ngo nayo ntaranakaraba. Nkimara kwicara ubwo cabinet iraho iruzuye, abantu batangira gucana amarenga, bakagira batya bakavuga se ndashonga atariko arabanza aravuga ngo twagira Mungu wabajije Sendashonga ngo natubwire amakuru mu gihugu ko hameze. Sendashonga arabivuga, arangije avuga noneho aho mvuye, ngira ngo niho hari ni waba hari, nabaga za Kibuye. Aratangira ati ingabo za Kagame, ingabo za RPF zamaze abantu za Kibuye. Kimbanze kugira ngo nabyumvise nabi, mbona n'abandi babigiyemo bari taza set uvuze ngo iki.
ati amakuru ati tubona ati abantu ati naho ubwo ndiyo hari nahuye n'abaturage mvuga disikuru nza kuvuga n'abantu bari hakurya muri Kongo babwira nti abahungiye muri Kongo hakurya mureba bamaze abantu ntibazagira ubwo bagaruka tubabaze impamvu bishe abantu uko babishe ibizaba bidashobotse bamwe tuzabasangayo ngira ngo rero mvuze ibyo nicyo cyavuyemo ko twamaze abantu ndavuga sendashonga ubu reba ntabwo naraye ndyamye nagendaga ijoro ryose ndirirwa nshakira igihugu umutekano ubu wampinduye umwicanyi nijye mwicanyi mwavuze abicanyi bugiye wampinduye umwicanyi murabyibuka yamuremye wari urimo ndashonga nabaye umwicanyi subiramo nka gatatu ariko ni byiza rimwe na rimwe kwigarura burya uzi icyanje mu mutwe ariko mwari mugiye kubigwamo mwese kandi mutabizi naratekereje aba bantu nze bose mbahambire mpere kuri aba ngaba ngende mbashyire ndakubwiza ukuri byanje mu mutwe mbonye bitari byiza bitashoboka mva mu kabineti ndigendera mvamo ngenda n'amaguru n'imodoka zanjye zisigaho ndataha ngo mbanze numve ariko ubwo bwose bagize ibyago kuko nari navuye aho nari maze iminsi nyine ngendeyo n'ivumbi n'iki maze nari nambaye na uniform nza mu kabineti imeze ngira ngo mbabwiye nabajije nk'inshuro eshanu seti mbwira ndi umwicanyi wo kurandeba ugasanga igihe iwanyu maze iminsi ndera ntaryama ntarya ntagira nagiye kwica abantu ubwo ni amateka ndagira ngo mbereke aho twagiye tuva n'ukuntu abantu bashobora guhitamo buri gihe iyo ufite icyo ushaka kuba cyo iyo ufite icyo ushaka kugeraho iyo ufite hari uburyo kandi muri buri wese afite ubushobozi afite uko yatanga umusanzu kugira ngo wa muryango wacu munini ari cyo gihugu abagituye ba nyiracyo bashobore kubaho neza naho ibindi by'amagambo njya numva iyo ubona abantu bamwe nka ariko ni byiza kureka aho tugeze icyo gihe wavuga utari ko bashobora kugira bityo bintu ariko ubu aho tugeze nta cyatera umuntu uwo ari we wese ubwoba so bamwe kuri twe ubwoba bwashize kera tukiri abana niyo mpamvu tubwirana n'abo bose mujya mubona bigira ibitangaza ntawe nzasanga ahandi ariko uwansanga hano twahabana
ku bwacu not ku bwe. Reka mbandanye ayo mateka ngira ngo agomba kuba abibukije, wenda arabibutsa byinshi cyangwa abenshi ntabwo ibyo ni ukubyumva gusa, ariko nabyo kuko mutarimo hari cyangwa mwari muri abana bato cyangwa abandi bavutse nyuma, ndabibabwira kugira ngo mumenye ibyabaye. Ubu ibihe byanyu, igihe cyanyu ni iki n'ejo, mwe muzi aho muvuye, mwashingira kuri ibyo ngibyo mukagira ibyo mukora cyangwa mwirinda. Ariko noneho kuri imibereho y'abantu, y'umuntu ku giti cye, niho ngira ngo nahoze nsoma ibyo mwaganiriye, ibyo mwanatubwiye hano, ibintu by'abana bajya mu biyobyabwenge, bajya mu nzoga, bajya ibintu byinshi, bimwe birimo na criminality, birimo gukora ibyaha bimwe biremereye bituma bihera kuri boga, nibo bagenda bakorama. Ariko noneho iyo boramye n'igihugu nacyo kibuko. Ntabwo dushaka rero ko hagira ugira ibyago nk'ibyo noneho ngo nabizane no ku gihugu nacyo kigira ibyago nk'ibyo. Ibyo rero ni uburere, umuco, indangagaciro. Buri muntu ku giti cye agomba kugira icyo abikoraho, agomba kwishakishamo uburyo n'ubushobozi. Buri muntu wese afite iyo nshingano, kandi kuri buri wese afite ubwo bushobozi. Hanyuma tugashaka uko dushyize hamwe bivamo ubushobozi bw'igihugu bwo guhangana n'ibibazo bihari, byaba ibyacu twihariye cyangwa se byaba ibituruka hanze bidusanga hano iwacu. Abakuru rero, abakuru hari kwita ababyeyi, hari confusion, hari ikibazo. Ababyeyi bamwe bitiranya amajyambere bakajya mu majyambere bikavuga ko urekera iyo buri wese ari mu mico, ari mu mibereho, ari mu mvugo, ari muri politiki, byose bikaba ibintu biri aho byambaye ubusa, bitagira aho biva, bitagira aho bigana, ngo ni amajyambere. Ibyo ni ukubeshya, ni ukwibeshya. Umuco, uburere mu miryango yacu hari byinshi duhura nabyo tubona, hari ibyo dukwiye kuba twiga muri twe tubona bitameze neza, tugomba kuba twagarura mu buryo. Hari ibyo tubona hanze, ibyo hanze ntabwo twajya kubikosora, twe nta n'impamvu, nta nubwo bitureba, ariko ahubwo uba ushaka kubyirinda ngo bitakugiraho ingaruka, kugira ngo ibibi ubikumire, ibyiza ubyige, ubizane byongere ku byawe byiza, ugere kure. Ariko nimumbwire icyiza cyaba kiri mu kureka nyine abana bacu, abana b'u Rwanda, abana b'imiryango yacu
cyambere ntabwo uzategereza ngo undi muntu ave hanze aze kubwire cyangwa kubwirira umwana ngo imyifatire yawe ikwiriye kuba iyi ngiyi. Inshingano ya mbere ni wowe, na leta ntabwo ikwiriye kuba ubundi bijyamo, ntabwo leta ikwiriye kubijya mu muryango kubwira abantu ko bakwiye kubaho mu buryo bw'imico. Ntabwo ari inshingano za leta. Sinzi ko hari n'uwabikubwira, arabikubwira gusa, ariko there is no such thing like an enforcement izaba mu kuza guhata umuryango uko ukwiriye kubaho. Ibyo biva hanze ari uko byarenze umuryango, byagize ingaruka ku bandi. Aho niho haza inzego za leta zikavuga ngo ariko tonde, kuko ntabwo ibibi byawe byajya kugira ingaruka ku bandi. Niba ari ibibi bimwe bitanyuranyije n'amategeko cyangwa ikindi umuntu niyo waba utabikunze, ariko iyo ugiye kubijyana ku bandi, icyo gihe habaho umuntu ukwibutsa akabwira ngo sigaho, bigumane iwawe, wibitwara ahandi. Rero ibintu bya imico iri aho, hari ababigira, hari abo binabereye, hari abo ibyo ntabwo bitureba. Turebe imiryango yacu mbere na mbere, turebe igihugu cyacu, ibindi twabana, twakumvikana, twaganira, twajya impaka, ariko ntacyo twabikorera. Ariko iwacu dushobora kugira icyo tubikorera, duhereye ku muryango, duhereye no ku gihugu. Indangagaciro zivugwa buri gihe, uburyo bw'amategeko nayo agerwaho kubera ko abantu baba bahisemo ibishobora kutuyobora, bityo naho kuvuga ngo byaba ari bizima, umwana w'imyaka 15 ugasanga ari mu nzoga, ari mu biyobyabwenge, ari kavuga ngo ni amajyambere. Ntabwo ari amajyambere, ni ukubura kirera gusa. Aba yabuze kirera cy'umuryango we akomokamo, cyangwa aba yabuze kirera cy'indi miryango, cyangwa yabuze kirera cy'umuryango mugari w'igihugu cyacu. Nabwo twe ntiturema abantu, byaba umuryango, byaba igihugu, byaba abayobozi, nturema abantu, ariko tugerageza gukora ibishoboka by'abantu bashobora gukora. Nta nubwo tuzaca n'ibyo twita imico mibi, ntabwo tuzabica burundu, ariko nibura uragabanya kugira ngo igihugu cyo gushyirwa hasi uragabanya, ugerageza kugabanya. Abavuga corruption, za ruswa, ikimenyane, ibyo ni bibi, ariko mu bantu, muri society ntabwo bica ngo bicike burundu, ariko uragabanya, mbese ugatuma abantu batekereza ngo ariko ibi ni kirazira, ntabwo ari ibintu byiza. Ukagira abantu benshi nibura babyumva batyo. N'amategeko ureba agenda ashyirwaho, niza kumva muvuga iby'amategeko, recommendations muvuga z'abantu b'imyaka ikwiye kugira utya, niba ari ibyo mushaka byakorwa nguko, niba ari byo mubona. Ariko hari ikindi, aya mategeko ntabwo azafasha kurangiza icyo kibazo. Hari uburyo bubiri bufasha. Uburyo bwa mbere ni inyigisho guhera ku bantu aho bari, kwibutsa
kwibutsa kubiganira ndetse ingero z'icyo kibi zikavugwa zikagaragara rwose bikajya hanze ndetse ku buryo abantu wenda benshi bashobora kuvuga ngo ariko ibi ngibi ntitubishaka ntabwo bikwiye kutubamo ibyo birafasha kugabanya ikibazo kuko abantu benshi niyo babonye umuntu akora nyine ibyo batumvika babona atari byiza baravuga bati sigaho biragabanya icya kabiri n'icya kabiri birajyana ariko ntabwo ari amategeko gusa hari ubwo abantu bashyiraho amategeko bakibwira ngo ubwo bashyizeho amategeko ikibazo cyarangiye oya amategeko abantu bashyiraho igihugu gishyiraho arafasha ariko igifasha kurusha ni ukuyubahiriza ni ukuyashyira mu bikorwa ni ugukurikirana naho ushobora gushyira amategeko meza mu bitabo ariko ntihagire ari abayashyira abakurikirana enforcement batayakoreraho batakurikirana ingero zihuta nabonye hari mu bihugu byo hanze bafite imyaka nko muri za night clubs n'iki n'amabara hari aho abantu bagiye usanga abantu ku muryango baza hari n'abasaza bahagarika babona ko basa bakibwira ngo ni abana bato bamwe batizanazana identity card kugira ngo ho kubaho confusion barakora enforcement ndetse amategeko agakurikirana ku buryo basanga wemereye cyangwa uzwi ko wemerera abana ahantu hadakwiriye kuba bajya ubwo ni bya bihugu noneho bimwe bitubwira ko ari ibitangaza nyine rimwe tujya dukurikira twemera byose ibyo bakora ariko barakurikirana bashobora no gufunga club cyangwa ibara cyangwa iki kubera ko bemereye umwana kwinjira aho ngaho akaba yanyweye n'inzoga uwamuhaye inzoga akabyishyura naho iyo bashyiraho amategeko gusa ngo abantu bazibwiriza kuyakurikiza ntacyo uzavanamo ntabwo bikunda ni ukuyashyiraho ariko ni no gukurikirana reka mvuge ariko n'abato byo ni igitangaza ariko n'abakuru sinzi niba bari hano hari ejo nsoma reports za buri munsi zose za polisi za hano mu mujyi n'ahandi hari report naraye nsomye ariko abapolisi nabo nari bamereye nabi bakoze ripoti y'umuntu bafashe ni member wa parliament yacu bafashe yanyoye bapimye igipimo cyari kigiye guturika kubera alcohol yanyoye hanyuma baza no gusanga muri rekodi zabo ibyo bibaye ngo bamufashe nk'inshuro 5 ubu bwari ubwa 6 ibi ngibi babona imodoka mu nzira igende kubita hirya kubita hino amahirwe agira ngo ntabwo ari umuntu ariko niyo maherezo either azica cyangwa azica umuntu wundi hanyuma noneho ikibazo nagize abapolisi ubwo muri izo report barabitanga gusa kanaka baramuvuga amazina sinirwa musubiramo ubwo muzabimenya ngo
bavuga uko bamufashe mu bipimo birenze hejuru y'ibisanzwe banza atari yazinyoye gusa yari yaguyemo hanyuma baravuga ngo ariko ngo members ba parliament ngo bafite immunity ngo ubwo bamuretse aragendaga mbibonye mpamagara chief wa police ari hano mbese muba mutumira murabatumira aha ndamutelefone we chief wa police umuntu ufite immunity ufatwa inshuro 5 6 umunsi se yishe umuntu nabwo ni immunity ubu azica umuntu azagonga umuntu amwice bibe immunity namwe mugomba kuba hari ukuntu mwakoze interpretation ya immunity nabi Chief of Justice I mean Minister of Justice immunity bivuze iki nta budahangarwa niyo wasinze ntuhangarwa niyo waba wishe umuntu wasinze ntuhangarwa urahangarwa nawe dufashe numve kuko from a logical point of view niho nabarije ikibazo nabaje bafite ubudahangarwa okay bivuze iki biva he bigarukira he dusobanurire immunity bivuze iki kuko hari ibyo nagerageje kumubwira ndagira ngo numve ko ari byo namubwiye nticyambere genda umupolisi nkoresheje amategeko ariko nkakoresha na logic niba afite ubudahangarwa icyo bivuze ntabwo mufata ngo mushyire muri prison muri icyo gihe ariko nticyambere niba bibaye inshuro 5 6 nabanza nkamwambura license right ndakubwira ibyo ntabwo ndi umunyamategeko ibyo nakoresheje some sense some logic rwose nkamuvanaho ko ndabanza mbwire abayoboye parliament mbwire ngo uyu muntu record ye iraza gutera ibibazo iraza kwica abantu icya kabiri muri traffic regulations nakuvanaho license ntarebye uriwe kuko you are not fit to drive right icya gatatu nabwira parliament nabwira mwipronouncing kuri uyu muntu n'ibyo akora ntabwo twakwemera ko yaba a danger to society kuri ubu buryo so nasanze rero byose ntacyo bakoze bo baretse aragenda ndababwira sasa mwebwe nimwe muri bujye mu mwanya we nimutareba neza tubwire ubudahangarwa nk'ubwo babu exercising bate Your Excellency sinzi icyo nakongeraho ko wabisobanuye nk'uko amategeko niyo interpretation nongeyeho fine umuca fine penalty ubanza hari amafaranga afite na immunity y'amafaranga kutishyura oya so nagira ngo ramenye aho ubwo budahangarwa buhera naho bugarukira yes iyo umuciye fine akabyanga ubwo bigomba kujya muri court ubwo ngubwo akajya kubiburanira ubwo ngubwo nicyo biba bisobanuye by the way hari ni byinshi byaraye bibaye nuko nyine amategeko aradufasha tukitonda babanje kumubaza n'uwo ari we yanga kubabwira abaye intambara yanga kubabwira mbaza polisi none se icyo gihe
nta immunity afite kuko ntabwo ndamenya uwo ari we. Icyo gihe nakuzirika rwose nkagushyira hanyuma wamara kugeramo wamara gusinduka ukibwira ko ugomba kumbwira uwo uri we. Okay, amusore sa urumva. So enforcement nayo irimo confusion. Niba utambwiye uri we ndagupfa agasoni k'ikizi. Actually niyo naba nkuzi ariko wanze kunyibwira, I would pretend ko ntakuzi. Nkabanza nkagera aho nkugeze ukabanza ukumva cyangwa zikabanza zikagushiramo. So ubwo in my policing world yagenda gute? Your Excellency, wabisobanuye ubanza ugakiza iyo danger y'umuntu wanyoye akarenza urugero ko ntabwo wamwemera ko akomeza kubera ngo afite ubudahangarwa, ukanamubwira politely akava mu modoka kugira ngo adakomeza ataza guteza ibindi bibazo nk'ibyo mwavuze byo kwica abantu. Hanyuma biba byarabaye kenshi byari byose hari process yo kumuvanaho ubwo budahangarwa ukayikurikiza. Iyo parliament ibyanze ubwo nayo bifite ibibazo niyo umuntu amaze gufatwa gatanu bakaba bumva batamuvanaho ubudahangarwa kugira ngo akurikiranwe mu nkiko. So uko wari wabikemuye niko amategeko abikora. Yes, police chief ngo namubwiye ubwo ikibazo kindi rero ni iki cyanyu. Ubwo polisi yananiwe gukora ibyo yagiye gukora, ubwo bagiye gukora ibyo nababwiye. By the way, niyo byaba atari byo nakoresheje gusa baragenda bakora ibyo byaba biri byo byaba bitari byo, barane bati ni perezida wadutumye. Kandi bakwiye kuba bakora akazi kabo, bakwiye kuba banakumva bazi icyo bakora icyo ari cyo. Urumva rero ibi bintu imwicare, urumva ibi bintu biraho ubwo n'umwana yabona iyo confusion nawe ayinyuramo nta. Ariko as a society nka Unity Club, nk'ababyeyi, nk'abamiryango, kuki tutagerageza koroshya ubukana bw'ibi byaha cyangwa imico mibi cyangwa iki, tugashaka uko tubigabanya tukaba. Sinzi niba hari abandi tuzi bameze neza muri ubwo buryo dushaka kwigana cyangwa dushaka gukurikira, ntabwo mbizi. Ariko ngira ngo natwe dushobora kwihitiramo ibitubereye, ibyo twumva ari byo tukabijyaho impaka, tukabiganira, ndetse tukiga no mu by'ahandi uko bagenza ibintu bimwe na bimwe, ariko twe tureba ibyacu, tureba iwacu, tureba umuco wacu kugira ngo dushobore kugira imiryango idahungabanywa n'ubusa. Ntabwo ahantu ibyaha bikwiriye guhabwa intebe ngo, kandi iyo byabaye bityo no muri politiki bigeraho bikajyamo. Rero nicyo kibazo. No mu mico yacu, no mu niho haba corruption, niho haba abayobozi aho kugira ngo bakorere abo bayobora babagezeho ibibagenewe, bakorane nabo, babagira inama, ugasanga ahubwo ibikwiye kuba bijya mu baturage abayobozi baratwara igice kimwe bakakirundaho, ikindi bakabasaranganya abo baturage, nuko bakaviramo aho. Niko bigenda bihererekana gutyo. Unity Club rero cyabereyeho ngira ngo nicyo, ni ukudufasha kudushyira hamwe,
kujya inama ariko no gukora hari igihugu dukorera, hari imico dukwiye kuba tugira, hari gukora kugira ngo igihugu gitere imbere, hari byinshi bindi bituruka hanze tugomba guhangana nabyo. Ibyo bisanze ibyo mu gihugu bimeze neza buriya nta ngaruka bigira cyane cyane, ariko iyo biva hanze bikaza bigasanga mu gihugu abantu bayumbayumba ibintu icyakora rwose icyo nabasezeranya muri ibyo by'imico mibi no mu ntabwo numvikana nabyo, ntabwo dukwiriye kumvikana nabyo. Nta n'abantu bakwiriye kurengana, kandi twese dukwiriye kubigiramo amahirwe angana. Dukwiriye ntabwo ari ibya bamwe ngo si iby'abandi, ntabwo ari byo. Niyo mico numva ya politike, n'icyo abantu batangiye ubuzima bwabo, n'icyo ariko ngira ngo natinze, reka ngabanye amagambo, ariko nimwe mwanyihamagariye. Nyine nagomba kuza nkatwara umwanya wanyu, iyo nza nkabasarutinga gusa nkigendera, sinzi ko byajyaga kuba bingana n'ubutumire mwangejejeho. Dukomeze rero umuryango wacu wa Unity Club, dukomeze imiryango yacu, imico yacu, abana bacu tugerageze kubarera uko bikwiye, amategeko akoreshwe uko akwiye, adufasha gushyiramo inzira twahisemo kugira ngo ariyo dukomeza kugendamo. Ibindi sinzi niba nzabona umwanya wo kongera kuganira namwe, nagira ngo turagenda dusoza umwaka, nagira ngo mbifurize ibyiza byose mu gusoza umwaka tugiye kurangiza. Kera twayaga duhura tukaburudika, n'ubu nibishoboka wenda twabikora. Ntimuzanyibagirwe, imyaka ntabwo irarenga, turacyashobora kwidagadura hamwe. Mugire amahoro y'Imana.